Nshuti mwene data unteze amatwi, ndagushuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndaguhamagarira kurebera hamwe nanjye ibyabayeho, ibiriho n'ibizabaho mu gakiza kacu. Uri kumwe na Pasiteri Vuguzigira Alphonse. Mu by'ukuri kugira ngo twumve neza uburemere bw'agakiza ndetse n'akamaro k'umurimo Yesu yadukoreye ku musaraba, ni ngombwa ko dusobanukirwa gukizwa icyo ari cyo. Mu gihe twakizwaga, ndavuga ku bakijijwe, hakozwe ibintu byinshi. Bimwe byabayeho mu gihe twakizwaga ako kanya, ibindi birimo gukorwa ubu ngubu, kandi hari n'ibindi bizasohora mu gihe kizaza. Ariko twibuke ko byose bibaho kubera umurimo Yesu Kristo yakoreye ku musaraba wo kudukiza. Reka tubigereranye n'isahane yuzuye ibiryo byinshi by'amoko atandukanye. Twavuga ko hariho ibitoki, ibijumba, umuceri, isupu, karoti, imiteja, inyama, amashaza n'ibindi. Mu by'ukuri ibi biryo byose nubwo ari ibintu bitandukanye, ariko tubyita ifunguro. Ni muri ubwo buryo agakiza kagizwe n'ibikorwa byinshi bitandukanye nk'uko ifunguro rimwe rigizwe n'ibiryo byinshi bitandukanye. Rero mu kwigisha no kubwiriza, reka muri iyi nyigisho mfashe buri wese unyumva gusobanukirwa ibikorwa byose Imana yagukoreye mu kugukiza kugira ngo wumve igitangaza cyo gukizwa kwawe. Kugira ngo tubyumve neza, reka tubiganire mu bice bitatu. Igice cya mbere kigizwe n'ibyabayeho igihe twakizwaga. Hari ibintu nibura 21 Bibiliya ivuga ko byabayeho igihe twizeraga Yesu Kristo kuba umwami n'umukiza wacu. Noneho rero buri muntu wese wakijijwe by'ukuri ashobora guhamya ko ibi bintu 21 ariko bimeze mu buzima bwe igihe cyose. Igice cya kabiri kigizwe n'ibiriho muri iki gihe. Hari ibintu byinshi Imana ikora mu buzima bw'umukristo, ariko tuzibanda ku bintu nibura 2 byonyine muri iyi ngingo biba mu buzima bwa buri muntu wese wakijijwe by'ukuri, ku buryo ashobora kubivugaho nk'ibiranga ubuzima bwe bwa gikristo. Igice cya gatatu kigizwe n'ibizabaho mu gihe kizaza. Nanone twarondora byinshi bizabaho mu gihe kizaza, ariko tuzibanda ku bintu nibura 4 bizabaho byanze bikunze kuri buri mukristo nyakuri wese wakijijwe. None se agakiza twavuga ko ari iki? Tugiye kureba uko gukizwa kwacu kugizwe n'ibikorwa byinshi by'Imana bitandukanye. Hari ukubyarwa ubwa kabiri, guturwamo n'umwuka wera, kubatizwa n'umwuka wera, gushyirwaho ikimenyetso cy'umwuka wera, gusigwa, kubabarirwa, gutsindishirizwa, guhinduka abana b'Imana, gucungurwa, kungwa n'Imana, kuhagirwa no kwezwa, guhabwa ubwiza, kubambwa k'umuntu wa kera, kubohorwa ku gutwarwa n'amategeko, gukurwa mu butware bw'umwijima no kujyanwa mu bwami bw'Imana, kuba umwenegihugu wo mu ijuru, kwegera Data wa twese, kubakwa ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, kuba baragwa, kuzurira muri Yesu, kuba icyaremwe gishya, kurindwa n'imbaraga z'Imana, gukurira muri Yesu, gukizwa uyu mubiri upfa no kwambikwa undi mushya utabora, gukizwa kamere y'ibyaha no gusa na Yesu, kubaturwa ku kubura kw'iyi si no kujyanwa mu isi nshya, gukizwa Satani n'abadayimoni. Noneho reka dutangire ku gice cya mbere tureba ibyabayeho mu gakiza. Mbibutse ko iki gice cy'ibyabayeho mu gakiza kigizwe n'ibikorwa 21 nk'uko nabivuze hejuru. Igikorwa cya mbere ni ukubyarwa ubwa kabiri. Bibiliya igereranya gukizwa kwacu no kubyarwa ubwa kabiri mu buryo bw'umwuka, kuko agakiza ni igihe uwari upfuye mu buryo bw'umwuka ahabwa itangiriro rishya ryo kubaho. Pawulo yandikira Tito mu gice cya 3 umurongo wa 4 kugeza 5 haragira hati: nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse, iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa ubwa kabiri ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 1 umurongo wa 12 kugeza 13 haravuga ngo: icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Mu gihe mu rwandiko rwa mbere rwa Petero 1:3 ho hatubwira ko Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe, kuko yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri,
kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero 1:23 ho haravuga ati, kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Kubyarwa ubwa kabiri si ukubatizwa mu mazi menshi nk'uko abantu benshi babivuga, ahubwo ni igihe ubuzima bw'Imana buza muri twe tumaze kumva ijambo ry'Imana, tukizera Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, maze umwuka wera akatubyara ubwa kabiri, akanatura muri twe iteka ryose kugeza Yesu aje gutwara itorero. Mbese kubyarwa ubwa kabiri byaba bifite akahe kamaro mu buzima bw'umukristo? Icya mbere, kubera ko umukristo aba yavutse ubwa kabiri, nubwo kamere y'ibyaha iba ikimurimo, nk'uko tubisoma mu Baroma 7:21 kugeza 25, ariko ntibikimufiteho ubutware ku buryo agomba kuyinezeza, nk'uko bigaragara mu Baroma 6:12 kugeza 14. Icya kabiri, kubyarwa ubwa kabiri, umuntu wese uko yakabaye ahinduka icyaremwe gishya, mu bitekerezo bye, mu mutima we, mu byifuzo bye, ndetse no mu myumvire ye, ku buryo byose bishobora gukoreshwa mu kunezeza Imana. Igikorwa cya kabiri ni uguturwamo n'umwuka wera. Iyo tumaze kwizera Yesu no kumwakira ngo atubere umwami n'umukiza, umwuka wera nawe yinjira mu buzima bw'umukristo kugira ngo amuturemo kandi amukoreremo ibishimisha Imana. Dore uko Bibiliya ibigaragaza. Mu rwa mbere rw'Abakorinto 6:19 haravuga ngo, mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. Naho mu Baroma 8:9 kugeza 11 haravuga ngo, ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Murongo wa 10, niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, umwuka uba ari muzima kubwo gukiranuka. 11, ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu aba muri mwe, iyazuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Ese guturwamo n'umwuka wera bifite akahe kamaro mu buzima bw'umukristo? Icya mbere, umwuka wera ashoboza abakristo kugira ngo bakore imirimo y'Imana. Byakozwe n'intumwa 1:8. Cya kabiri, umwuka wera ahindura abakristo kugira ngo bere imbuto z'umwuka. Mu Bagalatiya 5:22 kugeza 23. Cya gatatu, umwuka wera ayobora abakristo kugira ngo bagendere mu nzira zishimisha Imana. Abagalatiya 5:18. Icya kane, umwuka wera yigisha abakristo kugira ngo basobanukirwe ukuri kw'Imana. Urwa mbere rw'Abakorinto 2:12. Cya gatanu, umwuka wera agira abakristo umubiri umwe kugira ngo bagire ubumwe muri Yesu, nk'uko tubibona mu rwa mbere rw'Abakorinto 12. Igikorwa cya gatatu ni ukubatizwa n'umwuka wera. Uku kubatizwa n'umwuka wera ni igikorwa cy'umwuka wera cyo gushyira umukristo wabyawe ubwa kabiri mu mubiri wa Yesu Kristo, ari ryo torero, mu gihe cyo gukizwa. Kenshi na kenshi abantu bamwe bavuga ko iki gikorwa kirangwa no kuvuga indimi nshya, ariko ntabwo ari byo, kuko abakristo bose bakijijwe cyangwa babyawe ubwa kabiri siko bavuga indimi nshya. Bibiliya ivuga itya iti, urwa mbere rw'Abakorinto 12:13, kuko mu mwuka umwe twese arimwo twabatirijwe kuba umubiri umwe, naho twaba Abayuda cyangwa Abagiriki, naho twaba imbata cyangwa mu mudendezo, kandi twese twujujwe umwuka umwe. Byakozwe n'intumwa 11:16 kugeza 17 haravuga ngo, nibuka rya jambo ry'umwami Yesu, iryo yavugaga ati, Yohana yababatirishaga amazi, ariko mwebweho muzabatirishwa umwuka wera. Nuko ubwo Imana yabahaye impano ihwanye n'iyo natwe twahawe, ubwo twizeraga umwami Yesu Kristo, ninde wo kuvuguruza Imana? Twibuka ko aya magambo Petero yayavuze igihe yatumwaga n'Imana kwa Koroneliyo, utari umwe mu rubyaro rwa Aburahamu, wari umunyamahanga ku by'amasezerano. Ariko kuko yari amaze guhabwa umwuka wera, amaze kumva ijambo ry'Imana, Imana yahisemo kumuha impano y'umwuka wera nk'uko yayihaye Abayuda bene amasezerano ya Aburahamu.
Mbese kubatizwa mu Mwuka Wera bifitiye umukristo akahe kamaro? Umukristo aba urugingo rw'umubiri wa Yesu ari ryo torero, kubera ko yabatijwe mu Mwuka Wera. Ntibishoboka ko umuntu yaba urugingo rw'umubiri wa Yesu atarabyawe ubwa kabiri n'Umwuka Wera. Igikorwa cya kane ni ugushyirwaho ikimenyetso cy'Umwuka Wera. Mu gakiza, Imana ishyira ikimenyetso ku bakristo kibereka ibizabaho mu gihe kizaza. Icyo kimenyetso ni Umwuka Wera ubwe. Kera, mu gihe umwami yandikaga ibaruwa, yarayisinyaga maze akayishyiraho ikimenyetso kugira ngo umuntu wese uyakiriye abone ko nta wundi muntu wapfunduye iyo baruwa ngo asome ibirimo. Buri mwami yabaga afite ikimenyetso cye gitandukanye n'iby'abandi. Rero ikimenyetso cyerekanaga ko amagambo agize iyo baruwa ari ay'uwo mwami wagaragazwaga n'ikimenyetso cye. Ni muri ubwo buryo tugomba gusobanukirwa ikigereranyo Bibiliya ikoresha mu kuvuga ko Imana ishyira ku bakristo ikimenyetso cy'Umwuka Wera. Icyo kimenyetso cyerekana ko abakristo ari ab'Imana koko, kandi ko ku bw'imbaraga zayo izasohoza amasezerano yose yabasezeranije, ndetse ko icyo kimenyetso kizanabarinda kugeza igihe cyo guhabwa umurage w'abana b'Imana. Bibiliya bigaragaza muri ubu buryo. Mu Befeso igice cya mbere umurongo wa 13 na 14 haravuga ngo, niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso, ari cyo Mwuka Wera mwasezeranijwe, uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwo ab'Imana yaronse izabacungura, ubwiza bwayo bushimwe. None se gushyirwaho ikimenyetso cy'Umwuka Wera bifitiye umukristo akahe kamaro? Ikimenyetso Imana yashyize ku bakristo kibibutsa ko bazacungurwa rwose bya burundu, nk'uko tubibona mu Befeso igice cya 4 umurongo wa 30. Icya kabiri, ikimenyetso Imana yashyize ku bakristo ni isezerano ryo guhabwa umurage w'abana b'Imana, nk'uko tubibona mu Befeso igice cya mbere umurongo wa 14. Mwene data, wowe warunteze amatwi, reka duhenire aha ku bikorwa 4, tuzakomeza turebe ibindi bikorwa 17 byose bisigaye. Ariko niba umaze kumva aya magambo, yatekerezeho, usabe Umwuka Wera akumurikire, aguhe ubwenge no gushishoza, kugira ngo ubone imirimo itangaje Imana yakoze ubwo yatangaga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Tudafite Umwuka w'Imana ntidushobora gusobanukirwa ijambo ry'Imana, ariko Umwuka w'Imana adufasha gusobanukirwa ibyo Imana yadukoreye ku musaraba, ubwo yatangaga Kristo kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Niba wumva hari icyo amagambo akoze ku mutima wawe, senga utya uti, Mwami Imana, fasha umutima wanjye n'ubwenge bwanjye gusobanukirwa amagambo yawe, kandi mfasha kugira ngo menye neza umurimo utangaje wankoreye ku musaraba, ubwo watangaga Yesu Kristo kugira ngo ambere umwami n'umukiza. Umpe kukwizera kandi umpe guhinduka rwose, mbe icyaremwe gishya nk'uko ijambo ryawe rivuga. Mbyarwe ubwa kabiri n'Umwuka Wera, nanjye mpabwe impano y'ubugingo buhoraho itangirwa ubuntu muri Kristo Yesu. Imana iguhe umugisha. Amen.